zakaje muri nge. Haleluya, haleluya. Yumva ikintu kidasanzwe, yumva hari bidasanzwe. Ngo ariko abantu baraza, ngo barahurura, ngo bariruka, baravuga ngo dorere, ngo none se wagiye gucumbika ku munyabyaha. Dorere agiye gucumbika kuri Zakayo. Zakayo wananiranye, Zakayo usoresha abantu, Zakayo wiba abantu, Zakayo ugira gutya, Zakayo wananiranye muri karitsiye, Zakayo wananiranye muri society. Uyu niho Yesu akagombye kurara. Dorere. Hari abantu rero bitewe n'iby'Imana baragiye irema ku buzima bwawe, abantu ukabona ko ibyiza atari wowe bigize gute bibereye. Bakabona yuko mbese umwaye usebetse, so bakavuga bati byanga bikunze uyu muntu ntakwiye guhura na Yesu. Ariko nyamara mwene data, ahantu uri mu gihugu hose, ahantu hose wiyicariye, ahantu hose ukurikiranye Ihishurirwa TV1 nk'umuyobozi Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, rege nkubwiye ngo nawe hari abavuga ngo dorere. Dorere. Nkubwiye ngo dorere rero abantu benshi bajya babikubwira nawe, bakumva yuko ibintu bitaba byiza kuri wowe. Ngo dorere. Ngo noneho ngo ndaba ndeba uko abaho. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba ko ngo abana be babaho. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba ko ngo noneho uyu munsi bucya. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba dorere 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 dorere. Byabaye dorere nyine, byabaye dorere. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba ko akaza gashobora. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba yuko ngo batamwirukana. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba yuko ngo noneho ngo ibyo yigiraga ngo bitaba zero. Ariko icyo si cyo, uko siko kuri. Yesu iyo yamaze kwinjira iwawe, hari ibintu byinshi ahindura, hari ubuzima bwinshi ahindura, hari imbaraga ze zimanuka ku buzima bwawe, ugatangira ukaba icyaremwe gishya. Dorere. Dorere. Abavuga ngo dorere barahari, bazanaboneka benshi, ariko Yesu muri kumwe. Hari umuririmbyi wajyaga arimba ngo ninde wampangara ndi kumwe na Yesu, ninde wampangara ndi kumwe na gitare. Oya yewe, oya nta numwe, oya yemwe, oya nta numwe. Haleluya. Ninde waguhangara uri kumwe na Yesu? Ninde waguhangara uri kumwe na gitare? Ninde waguhangara uri kumwe n'Umwuka Wera? Ninde waguhangara uri kumwe n'Imana? Ninde waguhangara uri kumwe na Kristo? Nta numwe. No one. Imana itugirire neza. Shikama mu byizerwa. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dushimishijwe cyane nuko Imana itwongereye ibindi bihe byo kugira ngo dukomeze kubana muri uyu mwanya. Ni iby'igiciro mu maso y'Uwiteka rero. Imana ibishimirwe kandi habwe icyubahiro. Turabakunda, turabishimira cyane kandi turabasengera uko bwije nuko bukeye. Ubundi Ihishurirwa TV1 ni yanyu. Ihishurirwa TV1 Imana yayiduhaye kugira ngo tuyihurireho twese nk'Abanyarwanda, Barundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi bihugu, Mozambique tujya tubibona, United States of America turabibona, na Brazil tujya tubibona. Haleluya. Imana ibampera umugisha kandi nukuri turabakunda, turabizeza ubufatanye kandi turizera ko umwami Imana akomeje kubahezagira. Uyu munsi wa none rero dufite ikiganiro cyiza cyane kandi mu by'ukuri kinejeje imitima yanyu kandi natwe kinejeje umutima wacu. Nukuri Imana duhaye ijambo rivuga ngo shaka Yesu. Shaka Yesu ahantu uri mu gihugu cyose, shaka Yesu. Reka rero tudatinze, reka dusome, ariko tutarasoma reka tubanze twireke Imana, dusenga Imana, ubundi tubashishe muri iri jambo. Mwami Imana yacu, twagushimye kubw'umwanya wongeye gutanga ku iyi TV Ihishurirwa TV1. Tugushimiye ko Mwami Imana twongereye igihe cyo kubaho, izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Turakwinze kugira ngo umwanya wose tugiye kumara twumva ijambo ryawe
aba ari ukudufasha, aba ari ukufasha abaryumva ribagirira umumaro kandi ryubake ubugingo bwabo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 19 turahera ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 19 duhere ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, ngo nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumo ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ruruka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Hanyuma abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuha kane. Yesu arababwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyazimiye. Amen, haleluya. Ngo nuko Yesu, iki cyari igihe gikomeye cyane. Yesu yakundaga kugenda muri misiyo agiye kuvuga ubutumwa bwiza, agenda mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Ngo nuko rero iki gihe ngo yari agiye kujya aho bita Yeriko. Hanyuma akijya hari Yeriko, ngo aza kumva yuko agomba guca aho ngaho, arahanyura. Ngo nuko rero aho ngaho muri ako gace ka hafi ya Yeriko, ngo hari umuntu witwaga Zakayo. Zakayo ngo yari umuntu mugufi cyane, ariko nanone Zakayo yari umuntu w'umukire, umuntu ufite amafaranga, umuntu ufite ubutunzi, umuntu ufite ibintu byose, umuntu ufite ibintu, haleluya. Ngo ariko ikintu yarabuze cyari ikintu kimwe gusa, nuko atari afite Yesu. Yari atarahura na Yesu, yari atarabona Yesu. Ngo nuko ngo yifuza kumubona. Haleluya, haleluya. Ngo yifuza kureba Yesu. Ngo nuko hanyuma ngo amaze kumenya amakuru yuko ari bucaho ngaho agiye Yeriko, ngo aravuga ati, reka nigire inama, byanga bikunze nanjye mbone Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwene data, ahantu uri hose shaka Yesu, kuko Yesu aragushaka. Yesu ashaka ko agukoresha. Yesu ashaka yuko hari ibintu ahindura ku buzima bwawe. Ikintu rero ukwiye muri wowe, ikintu Yesu agushakaho, mushake. Nawe aragukeneye kugira ngo aguhindure igikoresho kizima, ubundi ube umwana wa Aburahamu. Ngo nuko ngo yumva agize ishyaka rikomeye ryo gushaka Yesu. Yigira inama aravuga ati, reka nanjye mpagarare hano ku muhanda, ngo hanyuma mutegereze. Ngo abonye iyo nama nabwo itari bukunde, ngo aravuga ati, reka nirukanke, ngo maze nimara kwirukanka ngende nurire igiti cy'umuvumu. Ngo kuko yari afite ikibazo cy'uko ngo yari mugufi cyane. N'andi magambo, yari afite ubugufi bukabije, yari mugufiya cyane. Ngo akabona abandi barimo ngo barirukanka, barimo barashaka kumubona, bo barimo barashaka Yesu ngo bamubone. Ngo noneho ikibazo yari yifitiye cyari ikibazo cy'ubusembwa, avuga ati, ngewe ko ndi mugufiya ntabwo ndi mubashe kugira gute kumubona. We yarimo aratekereza mu buryo bw'umubiri,
avuga ati byanga bikunze Yesu ntabwo ndi mumubone, sindi bumushyikire mu maso kubera ko njye ndi mugufi. Ngo yigira inama y'agatereka ngewe nirukanke, nimara kwirukanka ngende nurire igiti cy'umuvumu aho Yesu ari bunyure, byanga bikunze ndibuze kugira gute kumubona. Aragenda ngo arirukanka kubera ishyaka n'umuhate yari afite. Ngo nuko akimara kwirukanka, akimara kurira cya giti cy'umuvumu, ngo Yesu ngo arahanyura, ngo ari kumwe n'abandi bantu. Ariko Yesu kubera ko we atareba nk'uko abantu bareba, ngo arebe ibigaragara inyuma, physical appearance, ahubwo Yesu we areba indani mu mutima. Ngo nuko akimara kuhagera, ngo abona ko Zakayo yagize ishyaka ryo kugira gute, ryo kurira cya giti cy'umuvumu kugira ngo arebe Yesu. Ngo nuko Yesu araje avuga ati Zakayo ururuka, namaze kubona umutima wawe, namaze kubona icyo ushaka, none ururuka. Nuko Zakayo aruruka. Amaze kururuka, ngo abwira Yesu ati databuja, ibyo nari mfite byose uyu munsi kimwe cya kabiri ndagiha abakene. Ndagabanya, bigabanyemo kabiri, nindangiza mpereza abakene. Haleluya, haleluya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo umaze guhura na Yesu, ukamara kumucakira, ukamara kumwakira, ukamara kumwakira mu mutima wawe no mu bugingo bwawe, urabohoka. Hari ibyo uba wumva mu by'ukuri bisa nkaho biri imbere yawe imeze nk'ubutunzi, ariko iyo umaze kwakira Yesu ufata kuri bwa butunzi bwawe bw'ibyo wari ufite ukatangira kubikoresha mu buryo bw'umurimo w'Imana. Ariko iyo utarakira Yesu nta kintu nyine warekura. Akenshi usanga abantu batarakira Yesu kugira ngo ubabwire iby'umurimo bafateho bakore mu buryo bw'umurimo w'Imana, ubusanga bigihabanye cyane, bigoranye. Ariko iyo umaze kwakira Yesu arakubohora mu mutima ugatanga. Imana itugirire neza. Ngo yumva arabohotse, yumva yakiriye imbaraga zidasanzwe, yumva umucyo uratashye mu mutima we, yumva hari ibintu bitangiye guhinduka, yumva umwuka wera atangiye kumwemeza, yumva umwuka wera atangiye kumubwira icyo gukora. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo nuko ajya mu zindi mbaraga, aravuga ati ariko ibyo nambuye byose, ibintu nambuye, ibintu nagiye ntwara abantu, ibintu nagiye mpohoteramo abantu, nkagenda ndigisa nkuraho, ndabigabanya, hanyuma ibi bintu bihe abagize gute, abakene. Imana itugirire neza cyane. Ese wowe mu by'ukuri urimo urashaka Yesu gute? Urimo urahiga Yesu gute? Ese Yesu aho ntarimo aragushaka wowe akakubura? Ese Yesu ntari kunyura aho ngaho akanyura iwawe mu rugo, yahagera agasanga intambara zabaye intambara akakubura? Ese Yesu ntari guca iwawe agasanga ahubwo iwawe rurasibana, agasanga umugabo n'umugore ntibahuza, agasanga abana nuko no gucocomerana, agasanga amakimbirane n'ibindi byose ibibazo biri mu rugo byabaye byinshi? Ariko Yesu uyu munsi ndakwifuriza ko anyura iwawe. Shaka Yesu ahantu uri mu gihugu cyose. Nushaka uri mu gihugu cya kure, nta hantu Yesu atagera. Ahantu hose Yesu arahagera. Yaba ari muri Amerika Yesu arahagera, yaba ari muri Mozambique Yesu arahagera, yaba ari muri Malawi Yesu arahagera, yaba ari mu Burundi Yesu arahagera, yaba ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Yesu arahagera. Ahantu hose Yesu agenda ahagera. Shaka Yesu mu izina rya Yesu kugira ngo akubohorere ibintu byagize gute, byananiranye. Ngo nuko Yesu amaze kubona iryo shyaka Zakayo yari afite, waravuga ati uyu munsi ndarara iwawe, uyu munsi ndaza iwawe mu nzu kugira ngo turarane, uyu munsi ndaza kugira ngo tugirane ikiganiro. Yesu umaze kumwemerera, arakubwira ati mwana wanjye ngwino turararana, uyu munsi turararana iwawe, uyu munsi turi bubane. Haleluya. Ngo nuko agira iryo shyaka
yumva anejejwe n'Imana muri we, yumva arabohotse, yumva hari ibintu bivuye muri we. Haleluya. Arangije ati ntacyo Yesu, uyu munsi shimwa kuko uri burari wanje, agakiza kanyegereye, agakiza kaje muri nge. Haleluya, haleluya. Yumva ikintu kidasanzwe, yumva hari bidasanzwe. Ngo ariko abantu baraza, ngo barahurura, ngo bariruka, baravuga ngo dorere, ngo none se wagiye gucumbika ku munyabyaha. Dorere agiye gucumbika kuri Zakayo. Zakayo wananiranye, Zakayo usoresha abantu, Zakayo wiba abantu, Zakayo ugira gutya, Zakayo wananiranye muri karitsiye, Zakayo wananiranye muri society. Uyu niho Yesu akagombye kurara. Dorere. Hari abantu rero bitewe n'ibyo Imana ibaragiye irema ku buzima bwawe, abantu ukabona ko ibyiza atari wowe bigize gute bibereye. Bakabona yuko mbese umwaye usebetse, bakavuga bati cyanga bikunze uyu muntu ntakwiye guhura na Yesu. Ariko nyamara mwene data, ahantu uri mu gihugu hose, ahantu hose wiyicariye, ahantu hose ukurikiranye ihishurirwa TV1 nk'umuyoboro Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, yagiye nkubwiye ngo nawe hari abavuga ngo dorere. Dorere. Nkubwiye ngo dorere rero abantu benshi bajya babikubwira nawe, bakumva yuko ibintu bitaba byiza kuri wowe. Ngo dorere. Ngo noneho ngo ndaba ndeba uko abaho. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba ko ngo abana be babaho. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba ko ngo noneho uyu munsi bucya. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba dorere 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 dorere. Byabaye dorere nyine, byabaye dorere. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba ko akazi agashobora. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba yuko ngo batamwirukana. Ngo dorere. Ngo ndaba ndeba yuko ngo noneho ngo ibyo yigiraga ngo bitaba zero. Ariko icyo si cyo, uko siko kuri. Yesu iyo yamaze kwinjira iwawe, hari ibintu byinshi ahindura, hari ubuzima bwinshi ahindura, hari imbaraga ze zimanuka ku buzima bwawe, ugatangira ukaba icyaremwe gishya. Dorere. Dorere. Abavuga ngo dorere barahari, bazanaboneka benshi, ariko Yesu muri kumwe. Hari umuririmbyi yajyaga arimba ngo ninde wampangara ndi kumwe na Yesu, ninde wampangara ndi kumwe na gitare. Oya yewe, oya nta numwe, oya yemwe, oya nta numwe. Haleluya. Ninde waguhangara uri kumwe na Yesu? Ninde waguhangara uri kumwe na gitare? Ninde waguhangara uri kumwe n'Umwuka Wera? Ninde waguhangara uri kumwe n'Imana? Ninde waguhangara uri kumwe na Kristo? Nta numwe. No one. Imana itugirire neza. Shikama mu byizerwa, uhagarare mu kwizera, uhagarare mu mbaraga z'Umwuka Wera. Yesu azagukoresha ibikomeye, ibiruta cyane ibyo dutekereza ndetse n'ibyo dusaba. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ikwishimira ahantu uri rwose kurikiye ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ngo Yesu aremera abwira Zakayo ngo uyu munsi ndarari wawe. Abigishwa n'intumwa barara kwa Zakayo uwo munsi, ngo igitaramo kiba igitaramo, ibintu birashyuha bigenda neza. Ngo Yesu ikintu namukundiye, yateruye amagambo aravuga ngo umva neza Zakayo, ngo ndajya nkubwire ko nawe uyu munsi agakiza uyu munsi kaje muri wowe, ngo kandi ukababaye umwana wande w'Aburahamu. Ako wampereye Imana icyubahiro, ukampera Imana amashyi n'impundu ahantu hose uri, wampereye Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo nuko ngo agakiza, ati uyu munsi najya nkubwire ngo agakiza kaje muri wowe, kaje muri iyi nzu, kuko nawe ubaye umwana wande w'Aburahamu. Ahantu uri b'umwana w'Aburahamu mu izina rya Yesu. Ahantu uri akira agakiza nk'ingofero. Ahantu uri ongera wakira imbabazi z'Imana. Ahantu uri ongera wakire kubohoka. Ahantu uri ongera wumva imbaraga zimanuka ku buzima bwawe za Yesu zibohora.
Haleluya. Agakiza uyu munsi kaje muri iyi nzu. Ahantu uhagaze agakiza kakujeho. Waba uri mu rusengero, waba uri muragenda, waba uri mu ivatiri, waba uragenda n'amaguru, waba wiyicariye ahantu, ndagira nkubwire ngo Imana yacu agakiza uyu munsi kaje ku buzima bwawe. Yesu aravuga ngo erega nta kindi kintu cyazanye umwana w'umuntu, nta kindi kintu cyazanye Yesu, ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Mwene data warazimiye rwose, ahantu uri gusengera warazimiye, ntukibonekayo. Ntanumvikana, insengero nyinshi zirafunze, hari izifunguye, ariko nyamara ugasanga nabwo nubwo zifunguye ugasanga abantu barasengera muri urwo rusengero, ariko nyamara barazimiye, barabaye intabwa. Nuvuga ngo imitima yabo yarabaye akahebwe, yaragiye itari ku Mana nk'uko bikwiriye. Ariko uyu munsi wa none Yesu aragushaka, kuko icyatumye aza mu isi ni ugushaka umuntu w'umunyabyaha aho ari hose mu gihugu hose, ni ugushaka icyazimiye, ni ugushaka ya ntama yari yarabonetse mu murimo ariko uyu munsi ikaba yarazimiye, ni ugushaka ikintu cyose, haleluya, cyazimiye. Yesu arakureba agasanga warazimiye rwose, aragushaka agasanga ntukiri mu murongo. Wari umuyobozi ariko ntukiyobora mu gice runaka, wari umuririmbyi ariko ntukiririmba, wari umuvugabutumwa ariko ntukivuga ubutumwa, wari umunyamasengesho ariko uyu munsi wa none ntugisenga. Yesu rero yagushakisha agasanga warazimiye, agasanga warazimiye rwose, agasanga ntukiri mu murimo, agasanga ntukiri stand by y'ibyo wakoraga. Yesu aragushaka uyu munsi rero, aragushaka. Yesu arimo aragushakisha imbaraga, Yesu arimo araguhigisha imbaraga, Yesu arimo arakubwira ngo ahantu uri hose vayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushye abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umurwaneza kandi noroheje mu mutima. Amen, haleluya. Yesu aragushaka, Yesu aragushaka, Yesu aragushaka. Itaba Yesu ahantu uri hose. Yesu arakwifuza iwe. Yesu, haleluya. Muri yavuze ngo Yesu araguhamagara. Haleluya. Nawe uyu munsi Yesu aracyaguhamagara ku buzima bwawe, arimo aragushakisha. Nicyo cyamuzanye, ni ukugira ngo abantu babone ubuzima, babone ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Nta handi hantu dushobora kubonera ubuzima, ubugingo, usibye kwakira Yesu nk'umwami n'iki n'umukiza. Ese ahantu uri, urumva ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Ese urumva hari ibintu byahinduka ku buzima bwawe? Ese urumva ko hari ibintu Yesu yagukuriraho? Urumva ushaka kwakira Yesu bundi bushya? Amen, haleluya. Imana iguha umugisha. Ahantu uri ndagira nkubwire ngo haguruka dusengane, cyangwa se icishe bugufi dusengane, cyangwa se ahantu uri wongera wumve ubundi buzima buhinduka bushya. Ahantu uri uteze amatwi iki kiganiro, iri jambo ry'Imana, wongera ubwire Yesu, yongere akugarukeho, yongere aguha agakiza, kuko nawe uyu munsi wa none Yesu ashaka kukwibutsa, kukubwira ko uri umwana wande wa Aburahamu. Rero niba koko wumva ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uce bugufi ahantu uri dusengana Imana, uyibwire ngo Mana, ngo aho nagenze, Mana, aho nagenze nabi hose, imbaraga zawe zose aho zabaye nkeya mu murimo, aho waguye, ibyaha waguyemo urabizi neza, umutima urabizi. Uriya bene data, umutima w'umuntu ni icyo kintu gikomeye cyane, kandi umutima w'umuntu ntujya urya ruswa, kuko igihe icyo ari cyo cyose umutima wawe urakubwira ngo wakosheje, kandi umutima umaze kukwemeza yuko wakosheje, icyo gihe
hita uca bugufi ya wihane, kuko hari igihe amahirwe waba ufite uwo munsi ejo utayagira. Ariko igihe cyose wabonye ayo mahirwe ukumva hari ahantu umutima ukubita akantu kagapuwe, umutima ukakubwira ngo wakosheje, ugomba kwihana iki kintu, jya uhita watura, kuko uyu munsi ni uwawe ariko ejo ntabwo tuzi ngo ejo uzaba uriho cyangwa se ejo bizaba bimeze biti. Ariko igihe cyose ufite, ubuzima bwose ufite, gerageza ubukoreshe mu buryo bwo kubahisha Imana. Imana y'amahoro ibampera umugisha, kandi tuzanezezwa no kubona muri komenti abantu mutwandikira mutubwira ngo iri jambo ry'Imana ryadufashije, iri jambo ry'Imana hari ubuzima bwacu rihindura. Tuzanezezwa no kumva abantu muvuga ngo muti none uyu munsi wa none nakiriye Yesu, ndemeye nshatse Yesu, kuko muri Yesu harimo imbaraga, muri we harimo imbaraga zikiza. Niba unarwaye hari imbaraga zagukiza indwara ufite, niba ufite ibibazo hari imbaraga zagusubiza ukasubizwa ibibazo ufite bikavaho, niba urushye hari imbaraga ziri muri Yesu zakuruhura, niba hari haleluya wabuze amahoro mu mutima hari imbaraga ziri muri Yesu zaguha amahoro mu mutima. Imana yacu rero ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, turagushimye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye umugambi mwiza kuri twe, kandi tugushimiye abateze amatwi Ihishurirwa TV1. Turabasengeye kugira ngo Umwuka Wera akomeze kubazaho, icyubahiro cyawe kibagote, abafashe intego yo kwatura no kwihana, waha umugisha kandi wabarira ibyaha byose byo muri kamere yabo, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amena. Turabakunda, turabasengera kandi turabasabira kugira ngo Umwuka Wera akomeze kubazaho, kandi turabasabiye kugira ngo namwe musabire n'abandi bose bamaze kubohoka, banejejwe n'iki kiganiro. Mwana komeza kugitanga hirya no hino, mukagisharinga, ubundi umurimo w'Imana ugakomeza guhabwa icyubahiro. Turabakunda. Shalom.